nkunda abagabo bose njye nkunda abagabo bose niwumva abagabo wumva abagabo nyine cyakoze mw'abagabo bahaye karibu wanjye aho neza badukurikiye ni Peter muvugana ubu rero twabazaniye umuntu mukunda cyane mwakomeje kumudosaba inshuro nyinshi none namugaruye yitwa Falida Fari ndakumva wagarutse nagarutse turi kumwe yego turi kumwe ubwo rero nyuma y'igihe kirekire abantu bacu badukurikira badusaba ngo tubazanire Falida ntamuzanye Fari uraho amakuru ni meza ndakubona yego ndakubona wambaye neza ndakubona uraseka ndakubona utwo tuntu wambaye ku maboko batwita ngo iki udukomo yego twose n'udukomo izo nkweto wambaye bazita ngo iki si ubunzima yazo mbwira wowe uzizi ntabwo mbizi nanjye uhora zimbwira wowe bizizi mbona hariho esi niba ari ikibaro sinzi ntabwo nzi marike y'iyi nkweto noneho tuvuye ku nkweto ndabona ipantaro imeze ukuntu iyo pantaro yitwa ngo iki ipantaro yanjye rero ni jinx kora yego gusa bisobanuye iki nyine ni kora ikoze mu buryo bwa jinx kora ni iki kora nyine oh my god sobanukira ni akantu kaba karimo utuntu dukweduka niko kako dukweduka udukize utuntu dukweduka ubwo n'uduki kwa tundi nyine nawe uratwumva ese n'utuzi ubwo ni jinx kora yego jinx ubwo bisobanuye iki byo jinx ni nk'ikintu nk'ikoboyi cyangwa se jinx ni ikira mfasha se nibutsa reka ntabwo mbizi jinx ni nk'iyo wambaye nayo ni jinx ni jinx se yego ubwo ni ko ari jinx kandi nyibona koraho wumva ukuntu imeze ange reka nkoreho numve ushobora kuba koko ari jinx uvuga ngo ni ikoboyi yego noneho tuvuye ku jinx tukomeza hejuru nawe hari ukuntu wambaye nawe wadusobanurira ako kantu wambaye ni agaki hejuru aka nambaye agapira ko kitwa ngo iki se kitwa agapira gusa ese mubwiye ngo kitwa ngo iki twakomeje hejuru hano n'ingofero yego yitwa ngo iki ntago nzi izina ryayo gusa nzi ko abantu bakunda kuzambara nyine ari abantu twavukiye mu batambyi si gutamba ni ukuvuga iki gutamba ntabwo numva ibyo ari byo izi ni ingofero z'abana b'abayisilamu yego urumva nyine turi abana bo mu batambyi yego se n'abayisilamu gusa babyambara hari n'abandi babyambara ariko cyane nitwe cyane n'abasilamu yego urakoze cyane Falida rero si ubwa mbere dukoranye ikiganiro urabyibuka urabizi hari ikindi kiganiro twakoranye umunsi dukorana ikiganiro cyakiriwe gite nkawe nanjye hari uburyo cyakiriwe nawe hari uburyo cyakiriwe wowe kuri uruhande rwa ndabarira ndakwinginze ndanze mbwira umuntu ndabizi wa mugabo kunda kurahurikira cyane umugabo yitwa Nyabyenda bakunda kumwita Munywanya ni uw'Rusizi wa mugabo we ishyano mfitiye urigumemo pe kuko nurivamo uzahita uroga umusibire aho ngaho nawe mwese mumfitiye ishyari mukomeze musibire mw'iryo shyari ndabizi murabyumvisha murisibiremo mukomeze murisibiremo kuko murivuyemo mwahita muroga kandi ninjye mwabanza kuroga uwo muntu yakugiriye ishyari amfitiye ishyari gute se uzi amagambo yambwiye reka kagira inkuru reka niyo kuyavuga ko nyavuze nahita ndira kuri kamera ni amagambo maremare mabi
mabi cyane mabi birumvikana ahubwo muture n'indirimbo muture indirimbo ishyamba ya Bad Boys ugende uyishaka uyumve numara kuyumva igihe urava muri iryo shyari. birumvikana buriya amagambo yavuze akubabaza yambabaje uko biri kose kuko ndabona uko ugaragara mu maso bigaragara yuko yarambabaje sinkunda kurakara ariko yarambabaje amagambo mabi uko bigaragara kose. None rero Falida ndabyibuka dukorana ikiganiro twaraganiriye ariko mu by'ukuri hari abantu bakomeje kujya bampa message bambaza bati se Falida ubuzima bwe nubuhe ese yavutse gute yakuze gute yakuriye muhe muryango ibintu nk'ibyo ngibyo nagira nkubaze se Falida yavutse gute yakuze gute bigoye rero nzi ko ariko icyo kibazo wanakimbajije ubwashize none se umbajije aho navukiye ntabwo ibyo bihagije bo barambajije bati se wavutse gute uvuka mu bana bangahe uvuka ku babyeyi bangahe se ufite ababyeyi bose barabimbajije byose ufite ababyeyi bose se kamusubize none bakambasubize nako si we gusubiza nakora iki njye tuvuka turi abana babiri njyewe na musaza wanjye babyumve nabo tuvuka turi babiri njyewe na musaza wanjye ndi bucura mu muryango w'abana babiri tubone iki kindi ese ufite ababyeyi bombi ufite mama gusa yego noneho bagakomeza bakambaza bati se Falida yabayeho mu buhe buzima mbere y'uko wenda ajya ku ishuri mbere y'uko atwara inda mbese Falida amaze gutwara inda mu rugo byagenze biti bamufashe gute umuryango wamufashe gute nyuma y'uko atwaye inda na nyuma y'uko atwise cyangwa se akanabyara byaje kugenda gute ntaba nkubeshye kuko ntago ibyo bintu njya mbyibuka ngewe kuko ibintu nyine byambabaje ntago njya mbyitaho ndabireka kuyo utanabyibuka ze ntago njya mbyibuka ahubwo biba byarangiye ngo nabisangiza abandi erega buriya ikintu cyakubabaje ushobora kubaza n'undi mugenzi wawe ibyo byo njye narabyibagiwe gusa mw'abakobwa mwebwe mutaratwara amata mwitondera abasore bo muri iyi minsi abasore niba bipita kandi nawe uri umusore nawe uri mubi mwese muri babize utera umukobwa inda asaba ikubwire maze urebe uko umubwira ngo sinjye musore njyenyine utera inda muri uyu mujyi twarabamenye namwe mw'abakobwa mumenye kenshi bagiye ahubwo bamenya ubwenge batazongera kujya babatera inda gusa nyine njyewe noneho bagira inama kamubagira inama rero abakobwa batari batwara inda n'uwayitwaye nawe kuko hari igihe bahita bashotamo shoti ikinjira n'iya kabiri bagira inama mwebwe mwirinde abasore bo muri iyi minsi niba udashoboye kwifata koresha kondomu cyangwa ujye kwa muganga bagufashe bagufashe ariko ntutware inda kuko umusore nagutera inda mu kanya arakwihakana utangira usebe ese ubwo batera inda byagenze gute kandi ibintu mpora nibaza ko mutubeshya ko mudukunda byagenze gute si izo nkundo zacu mudusukisha inkundo zacu ni inkundo zacu murabeshya ngo murabakunda ko kimara kubatera inda se mukabanga kuki mumara kubatera inda mukabanga twamara kubatera inda tukabanga yego aratubeshyeye nyine wowe yenda hari igihe utarabikora ariko nawe ntago wabura kuba warabikoze kubikora gute ntago wabura kuba warateye inda ngo ubure umukobwa wateye inda unamwihakana kandi uzemera umwana nyuma ubonye akuze abyemera yewe wacu dutera inda dufite imyaka 40 ubu imyaka yo gutera inda sindayigira ntabwo ndatera inda na rimwe ntacyo mvuze nzavuga namubonye reka da yego none se uratubwiye uti ngo buriya ngo ikintu cyakubabaje ntiwakibuka ntago njya mbyitaho ngenda umuntu ukunda kwibagirwa cyane hahandi no ku ishuri nagiraga bifu n'umuntu
nkahita mbyibagirwa twataha kankubita bakanega bakankubita ngewe nabyibagiwe. Wabyibagiwe? Hari umugeze mujyana na bifu ku ishuri se? Umwe se byagenze gute? Twajyanye bifu n'umwana nyine ndamukubita ndamucapa. Umukobwa byagenze gute se? Bari yakubwiye iki kugira ngo mugirane? Nyine hari igihe mbabwiye ku ishuri arabizi ukuntu mukunda abahungu ba football. Noneho nyine uwo mu football akababeshya mwembi ko abakunda. Yego. Noneho uriya mukobwa wundi n'urugero ngiye ndi kumwe n'uriya muhungu, uriya mukobwa arabibonye, yamara kubibona agahita nzanaho beef, nkahita mukoma. Namukoma nkumva ko birangiye, mukanya tugatahana nyine turi guseka. Ese uwo kumukoma bisobanuye? Ni ukumukubita. Ni ukumukoma no kumukubita. Ntago numvaga ibyari byo. Nyine no wamukosora mwatahana mwishimye nta kibazo. Uriya mukobwa agahita abwira bagenzi be kandi muri guseka nta kibazo bakaguhurira bakagukubita. Wowe nyine ngiye mba nabyibagiwe nta beef ngira. Wabyibagiwe? Nta beef ngira. Cyana bintu bya beef. Okay. Rero Falida turakubona wanze kutubwira amateka ya nyuma yo gutwara inda uko byagenze uko mu muryango babyakiriye kugira ngo wenda niba hari n'undi muntu waba waratwaye inda amenye ukuntu azitwara. Gusa nyine iyo ukimara kubivuga ntago mama wahita abyiyumvisha. Wabwira mama wawe? Mama wawe se niwebwira gusa cyangwa ese wabwira nde wundi? Ufite mama wawe niwe mwizerwa wawe niwe mujyanama wawe. Ese wabwira nde wundi? Papa wawe se? Kandi nakubwiye ko papa ntawe ufite. Ariko se nko kubana nabwo mama we na papa we nabwo ntabwo yabwira papa we ngo ndatwiye ngo papa ngo ndatwite. Ko gucucu wawe ujyana kuri so? Uhita ubijyana kuri mama wawe. Kubera iki ubijyana kuri mama wawe? Nuko mama wawe nyine mama mujya inama. Mama wawe ni umwana mwiza buriya. Nawe se papa we ntabwo ari umwana mwiza? Koko mana ababyeyi baha papa n'urushyi warurya. Reka da. Mubwire se ngo uratwite yenda wayikwiye mada. Ngiye mba nkubwiye ikintu nibuka ntwite. Mama yaravuze muri icyo cyumweru ko ni icyumweru kimwe yarambwiye ati ndazi ko wabaye umugore, ubu ngubu ugomba kwifasha buri kimwe cyose, ufite umugabo wawe ajya guha buri kimwe. Umunsi umwe njya ku meza nsanga ariyo ahita ahaguruka ajya kuryama, nanjye nsubira kuryama. Uciye mu gitondo ndabyuka njya kumureba, nubwira mama kuko wambabariye basi izi beef zikava. Tambwira ngo narakubwiye sinshaka kongera kubona mu maso yanjye wandaya. Ya papa. Umva gusa njye ntabwo biba bimbabaje kuko bita bishimye. Ntabwo babikubabaje? Bita birangiye. Nyine hamaze iminsi 3 abona ko nyine umukobwa ari kubabara afite agahinda aza kunsaba imbabazi. Tambwira ko yabaye umubyeyi gito birashira. None se Falida nari umukobwa? Ndi umukobwa. Ngenda umubyeyi. Uri umubyeyi? Umubyeyi ariko umukobwa. No burya akamubwira igi ryavuyemo inkoko ntabwo riba rikiriye igi. Ese ubu uri iki bakwita? Ngenda umubyeyi. Umubyeyi se ntabwo ukiri umukobwa? Ntabwo ndi umukobwa. N'umuntu wabinyita twashwana. None se wigeze ujya mu mihango? No umuntu abyaye atagiye mu mihango Peter? Wayigiyemo. None se ujya mu mihango ninde wagusobanuriye ibijyanye n'imihango? Ninde wagishije inama ngo mumaze uti ese ko ndabonye ibintu bidasanzwe ubundi byitwara mu gute? Wabibajije ndi? Rero umenye ko twavutse muri viziyo. Yego. Ibintu tusigaye tubyiga so nkaho tubyiga tukiga mu wa 2 primaire. Ya babigisha ngo iki so? Uko nyine hoya bahita batangira kukwigisha imyororokere kiri mutoya kuko ibaze nkanjye je nayigiyemo niga mu wa 4 mfite imyaka 9 kandi mu wa 4 warabyize warabisobanukiwe. Yego. Urumva njye nayigiyemo nyine mbizi ubwo nari ndi umwana ariko nari mbizi.
icyo gihe nyine nibwo umuntu atangira kumva ko yakuze yabaye inkumi atangira kwitera makiyaje. wari ufite imyaka 9? Mfite imyaka 9. nibwo none se ubwo ukimara kuyijyamo ninde wagishije inama? Nkimara kuyijyamo ko nari mbizi gusa natashye mbibwira mama. yakubwiye ngo iki? Nta kindi yari kunsobanurira, nyine yambwiye uburyo ngomba kwirinda ko ncunze nabi. Icyo gusa n'icyo yakubwiye? Yambwiye n'ibindi byinshi gusa ko niko mbashe kukubwira. Gusa nyine umukobwa yatangiye kujya mu mihango batanye yarakubwira bati iyo wageze igihe iki n'iki bakakwigisha ukuntu ngo babara ukwezi k'umugore ibintu byinshi bakabikwigisha byose ukabimenya. Ese ibyo bintu hari umuntu wigeze ubona ubikwigisha? Ndakubwiye nayo narabyize. Warabyize? Yego. Njye nayigiyemo ntabwo byantunguye. Nahise nyine tanga ari ibintu nize ntabwo byigeze bintungura ngo mvuge ngo se ngo wayi Falida abaye gutya. Ariko baranakubwira bati nuhura n'umusore mu minsi niyi uzatwara inda. Kandi tuba twarabyize. Hari ukuntu bandika nyine muri science. Mwarabyize byose ububizi. Ubuzi neza niba ufite uri iregiye cyangwa se uri regiriye. Uhita ubimenya. Ubwo noneho uruvango gutwara inda ntabwo ari ibintu byakugwiririye, ni ibintu byaje n'ubundi byiteguye. Pita ntabwo byangwiriye. Wabikoze ubishaka? Cyane. Okay. Niba warabikoze ubishaka rwose. Okay. Yego. Urakoze cyane. Ubwo rero nari kugira ngo wenda hagatawe mpamvu nakubazaga ibyo bibazo ari kugira ngo nibaze se ababyeyi cyangwa se abarezi badasobanurira abana babo ibijyanye n'ibintu by'imyororokere. Dusigaye tubyiga ku ishuri murabyiga cyane ko n'ababyeyi baba babitubwiye mbere yuko tubyiga. Ko mubyiga ababyeyi bo barabivuga se? Bose se ariko ababyeyi bo mu cyaro ntabwo babivuga. Ababyeyi bo mu cyaro ushobora kubwira mama nagiye mu mihango kikanga ibyo ntibicyo uvuga ati baciye nk'amabere. Umva nyine wa mugani wawe waciye nk'amabere akagukubita ariko cyane avuga ngo ibyo ntibicyo uri kuvuga ngo ibyo ntabwo ari ibintu byo kuvuga mukobwa. Ubwo icyo gihe rero uwo mubyeyi ntabwo yakugira inama. Yego. Okay. Ubwo rero no kuvuga ngo muri make turashishikariza ababyeyi bafite abana b'abakobwa mujye mubaganiriza hakiri kare, basobanurira abana babo imikorere y'imibiri yabo hakiri kare. Noneho no mu ishuri niba uri mwarimu niba wigisha abana bari muri urwo rugero rwo kuba bakwiga ibyo bijyanye n'imyororokere babyigisha abana bigisha kugira ngo hatazagira umwana gira gute uvuga ati njyewe naguye mu kintu ntakizi. Sibyo Fari? Yego. Ubwo rero turacyakomeje. Ubwo rero navugaga nti Fari nyuma yaho yo gutwara inda sibyo no kubyara sibyo ntiwabyaye? Narabyaye. Warabyaye? Ese wabyaye uri kumwe nande? Ndi kumwe na mama. Wabyariye he? Ku Muhima. None se mumaze kubyara mama yawe yagufashije ibishoboka byose? Twabyaye narabyaye imbaza ngo nkimara kubyara. Oya ukimara kubyara. Yego nkimara kubyara yaramfashije cyane mama. Umva ipashe tu mama. Ndamushimira. Mama ndakunda mama n'umubyara mama ndakunda cyane. Mama ndakunda. Iyo mpamvu bavuga nti kimwe namuburana n'ubu ngubu mba nagiye ariko mama mama ni mama kabisa. Nukuri kw'Imana. Mama ni mama. Mama ni mama. Okay. None se Fari. Naam. Reka nkwibarize wenda dusubiye inyuma gatoya. Falida akunda iki? Ikintu cya mbere nkunda ni umwana wanjye. Nyuma y'umwana wawe? Mama. Nyuma ya mama? Umuziki. Umuziki? Yego. Ukunda iyo ndirimbo?
ambariye ntongeye ukunda we muhanzi nkunda Juno ukunda we muhanzi nkunda Juno ukunda iye ndirimbo away kuki uyikunda uzi impamvu nkunda away bita away bayiririmbye bakundanye kandi nanjye ngira urukundo bariya abana mani baranshimishije nyine nuko njya numva ngo baratandukanye ariko ntabwo mbizi nta nubwo mbivuze bibaho mu buzima ushobora gukunda umuntu mugatandukana cyane mukomezanye ariko ubuzima bugakomeza gusa nyine iyo ndirimbo bayiririmbye bakundanye yego niyo mpamvu nayikunda cyane ese nk'ubu ngubu mvuze ngo Falida akunda umuziki niki cyanyereka ko akunda umuziki cyangwa se akunda indirimbo away niki cyabinyereka ko ayikunda turi kuganira uricaye cyangwa se urambwiye ngo ukunda umuziki ariko se niki kibinyereka ushaka kubimenya icyo twereka natwe tukibone yuko nawe koko ukunda umuziki Peter yo kubera iki kijwi cyanjye ndayikunda ariko kuririmba byarananiye noneho ndi kuririmba ujyanye nko kuri kwiga kubika none dukora iki reka nkubwire uri kubona ushobora no kutarimba ariko ukabyina tubyina by'uyu munsi nta mudu yabyo byashoboka none se dukora iki nta mudu wo kubyina uko biri kose iyo ukunda umuziki ari ukuntu bigaragaza noneho reka noneho se nugira icyo urenze ku muziki ikindi kintu ukunda ni igiki ushobora kuba ukunda umuziki ariko hari ikindi kintu ukunda kirenze ku muziki nta kindi kintu cyandutira umuziki ntacyo umuziki niwo numva niwo ukurikira umwana wanjye na mama wanjye ubwo nicyo kintu cyonyine ukunda nta kindi kintu warenzaho nyine kamubwiye Peter nkunda na filime ariko ntabwo nazikina filime yitwa ngo iki filime tugwere filime yari koze ku mutima The Secret ya na was you Secret The Secret adere kuri Secret wayikundira iki bariya bana barigisha abahe bana se ko ntabazi n'urugero Saranda Tesi Brenda ni benshi bose ndabazi ese bigisha gute barigisha nyine urabizi ko filime nyine mu Tesi yigisha gute niba kuko wari kwirikiye muri The Secret Tesi ukuntu yigisha kubana n'abantu kandi akabana na buri wese ibyo ngibyo arabyigisha noneho Saranda we yigisha kuba mu rukundo ibibazo byose urimo mu rukundo ukabicamo ubwiye abantu batatu nturarangiza batatu Brenda ndamukunda cyane Brenda uramukunda cyane Brenda ndamukunda Brenda uzima mukunda Brenda agira inama bose akaburira umwanya umukunzi we umukunzi we akabonera umwanya wo guha bariya abakobwa bandi kugira bagire inama n'urugero niba Saranda yatandukanye na Bertie nyine ni boyfriend wa Saranda ariko ubu ngubu ntabwo akiriwe kuko byararangiye yabagiraga inama yahitaga agenda akamugira inama akagira inama Saranda akava kwa Saranda akajya kwa Rubine akava kwa Rubine bose akabagira inama ese iyo filime urayikunda ndayikunda uyikurikira buri munsi yego hari umuntu urimo muziranye se ntabwo tuziranye tekeka ku mbuga gusa nyuma ya filime nta kindi ukunda buriya rero ikindi nkunda ni agacupa ese kubyina urabizi ikindi nikundira do ni agacupa isi iyo nzoga yitwa ngo icyo urukundo mbanze ngasoma ubundi nkubwire gasome iyi ntabwo ari inzoga ni iki uri kureba uri kubona ari inzoga njye ndiko ndi gubikeka simbizi niba ari inzoga cyangwa atariyo ariko yihe yitwa ngo iki yitwa Inyange kubera icyo uyikunda ndayikunda cyane kubera ko ari ji yikundira iki nyikunda kubera imara inyota amazi yose ntamara inyota amazi burya rero amazi nta karyo haba afite nyine n'amazi
karyohe. ariko aha ngaha harimo amazi harimo n'imbuto. ngo ji yihe subiramo twumve. Ji y'inyange. Ji y'inyange. Urayikunda cyane cyane. uretse iyo ji nta kindi ukunda? Nkunda abagabo. Abagabo bose se? Ariko mana yanjye ubu icyo kibazo ntabwo nakubwira ngo njye nkunda abagabo bose. Niwumva abagabo wumva abagabo nyine. Abagore se ntibarimo? Abagore baragacara amahanga na kandi nanjye ndi umugore. Ukundira icyo abagabo? Abagabo n'abana beza, abana we bari bamugisha mw'abagabo. Eka kubera icyo bakunda abagabo? Ni abana beza cyane. Iyo ntagira umugabo simba narabyaye. Umugabo n'umwana mwiza yameye inda narabyaye nyine. Ubwo yuvuze umugabo ushaka kuvuga abagabo umuntu wese w'igitsina gabo. Umuntu wese ufite igitsina gabo uramukunda? Abagabo ndabakunda. Abagore se kubera iki? Abagore n'abana babi. Reka umugore ashobora kuza akakumva ibyawe byose agahita kwanika, cyangwa se hakumva ukundanye n'umuntu agahita akugirayo. Abagore akakugirayo gute se? Njye buriya ninubaka n'urugo rwanjye nta mugore nzemerera nsura. Yesu we. Abagabo bajye bansura, cyakoze mw'abagabo mbahaye karibu wanjye. Abagore koko abagore niko mw'abagore mwe mwakisubiyeho. Abagore mwitwara gute ku buryo bituma muravuga ati abagore ni muri abana babi? Tubwire. Umugabo wawe nta kibi yakoze akaza akakubwira. Umugabo yagiye mu kazi abizi n'urugero niba ufite umugabo w'umutekinisiye yigiriye gutekinika ahantu nko mu rugo rw'umuntu, noneho umugore araje aguciye ku ruhande ngo ariko ngura mugabo mwizera ute? ngo umugabo wawe ngo ari kumwe n'umugore aha n'aha ndamubonye, umva akaba yanaguha n'amafoto kandi nta naho bahuriye. None se hari umugore waguhemukiye? Duhe amateka. Abagore ndabanga n'umutima wanjye wose. Ese hari uwaguhemukiye byibuse wavuga uti ndabanga baramemukiye ariko mu wanjye ndamukunda. Mama uramukunda? Nangize nti wenda hari umugore waraguhemukiye. Baramemukiye nyine ariko sinshaka kubivugira kuri kamera. Ubwo urabimbwirira inyuma ya kamera. Falida we, uko biri kose abantu bakomeje kumbwira bati se Falida ko twamukunze wamutugaruriye. Harya ubundi wigeze utanga nimero ya telefone? Nakubwiye turayishyira umunsi ku kiganiro. Aho nawe yashyizeho. Yego. Nimero yawe? Uyu munsi mwawufanze bacu. Uyu munsi turayishyira. Pita muzamucamande. Nawe yashyizeho. Bazancamande. Kuko ntabwo byoroshye. Ntabwo byoroshye. Kubera? Ubaye iki? Kubera yuko nyine bakomeje kumbaza cyane bati Falida nimero ya Falida barampamagaye cyane, sibyo? None uyu munsi uyishyireho mbare ntubyibagire. Uyu munsi ndabikora rwose, gusa iyo nzoga wari uri kunywa dusubiye kuri iyo nzoga wari uri kunywa urongeye uteyeho akajisho hariya ngo yitwa ngo ji de pomme. Ese kuki uyikunda? Uyikundira iki? We nakubwiye piti mara inyota gusa se. None se amazi yo ntabwo amara inyota? Nakubwiye amazi n'amazi harimo akaryohe guhe wumveho. Zana numve. Reka twumve. Aryoshye kasomeho none. Ubusa kukamaze. Uragura kandi mu ndege. Oya uransobanurira pe. Aho bukera uransobanurira impamvu ukunda iyo ji. Nyine mara inyota ituma njya muri gusa
modo nziza. urugero wenda niba hari n'umuntu wambabaje maza se iyo jus de pomme cyamenya bagutumye nkaba ntabimenye bagashake bajye bagasoma akanyamuneza kanza ngo jus de pomme abantu menya bagutumye pe uransobanurira neza abantu ntago bantu okay ubwo se Falida ubu umuntu wari ukeneye amakuru arambuye kuri wowe twavuga ngo arayabonye bihagije kuri yose sinatanzira ndakubwira bo nanjye simbizi ubwo ndaza gushyiraho iki kiganiro ubwo ubona atanyuzwe araza kuvuga ati se Falida afate nimero yawe guhamagare muzamumbariza ibi n'ibi 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 icyo ushaka kumenya ni iki gusa Peter kamubwiye urukundo ni nk'akanyoni umuntu apfumbase mu kiganza urukundo yego iyo ka kanyoni kari kweka akaguru kugira wongere ukabona ushobora kugora cyane ushatse kuvuga iki urukundo ni nk'akanyoni umuntu apfumbase mu kiganza yego ka kanyoni ntukarekura ndakurahiye ushatse kuvuga iki ko ntamusobanukiwe neza sobanura impamvu uvuze ngo urukundo ngo ni nk'akanyoni ni nk'ibiki n'ibiki n'ibiki nyine urukundo ni nk'imbeho ikwica imbeho imbeho ntiri kukwica ariko ntabwo uri kuyibona wayibona urukundo ni nk'imbeho ikwica kandi utari buyibone ariko izuba ryava wajya ahandi kuri rya zuba yambaye igashira ukifuza gusubira hahandi wari uri hari akabeho kandi kugira ukabura biragoye cyane na n'ubu sinzasobanukirwa urakomeza usobanurire akabeho biki n'ibiki nk'ubu Falida na Peter barakundana niba Falida na Peter bakundana se nidutandukana njye nawe gukundana bizongera bikunde dutandukanye gute se mu rukundo gutandukana mu rukundo njye nawe bizongera bikunde njye nta n'umuntu nakundana nawe ngo dutandukane niba nagukunze mba nagukunze tuzagumana iteka n'iteka kuko ninde utandukana nzaba ndi kwica amarangamutima yanjye niba njyewe nagukunze keretse niba ntagukunze kuko njya kugukunda nkaba nakujya wambaza nta kibazo niba ukunda umuntu afite uwundi akunda we ndumva umuntu atazagucika se azaguca mu myanya y'intoki ako ni nk'akakanyoni nyine afite undi muntu akunda afite undi cyangwa se hakaza ikindi gihutsi kimushuka ko kimukunda abantu batubeshya nibo dukunda ese ubwo wowe umuntu agushutse ngo aragukunda afite undi ubwo wowe washyizemo ubushishozi buhagije mbere yuko umukunda wagize ngo urukundo ni iki ni impumyi basi ngira ngo nawe urabizi urukundo ni impumyi ntabwo ushaka kubimenya ahubwo Peter pereza karama ndamufite sha nihebeye ubu Falida ntabwo wajya mu rukundo simbizi nzabyigaho ako kanyoni kawe ntukarekura ninkarekura akanyoni kaheze akanyoni kahe ako kanyoni akase kari hehe hasi se mu ipantaro ariko n'iki kiganiro nakibona amenye ko mukunda Falida ufite uwihebeye akora umwana mwiza Falida ese ubwo wabishoje ibyo wambwiraga wabirangije ese ubwo ujya gukunda ukunda umuntu umeze gute bwira amarangamutima yawe ukunda umuntu umeze gute ubwo se uzi iki niba ko wavuze ngo abahungu ni babi uzi iki uwo muntu niba atazagutenguha
ubwiwe ni iki? ndamukunda cyane. Wavuze uti abahungu ni babi, ubwiwe ni kimwe ngo watakutazamuye. Abahungu ari babi. Abagabo ni abana beza, abasore ni abana babi. Abasore none ukundana n'umugabo? Muri sawa ukundana n'umusore? Yesu we. Kandi uri umubyeyi? Yesu we. Unyine umukobwa azakundana n'umusore? Yesu we. Hayino inkumi. Yesu we. Ukundana n'umugabo ufite umugore? Ukundana n'umugabo ufite umugore? Njye nkundana n'umuntu wabyaye nawe uri single fada. Okay. Fari. Hano ku Mata TV rero ibiganiro byacu nagahoraho buri munsi nagashya. Nubundi butatu nagashya. Kandi nzi ko ku Mata TV mukunda Falida. Cyane ndabakunda cyane. Fari nawe urabakunda? Babwire bareba. Bafite ku mutima wa Falida wanjye. Ndabakunda cyane. Ariko usibye nde? Hari udakunda mu ubwo bita mu mwanya wirusiza hano bita mu gutamba wa mugabo we wowe nitwe nahura n'urushizarugi uwo mugabo uzamuhurushye wowe. Ubwo rero ibiganiro byacu byo ku Mata TV nagahoraho buri munsi cyangwa se buri cyumweru tuzatubashyiraho ikiganiro. Falida nawe uko muzamumusaba nzajya mubaha kimwe n'abandi muzamwifuza ko bagaruka. Ndabakunda nanjye nitwa Peter. Ubwo turi kumwe pe buri munsi turi kumwe. Ndabakunda nawe mujye mutwereka urukundo rwanyu nta rundi nta birenze. Ni share, ni subscribe, ni comment, ni like. Ubundi utaha tukaya dukomezanya abantu nkazambona abantu twabaye benshi sibyo gusa ndabona ko muri birimo neza ariko mukomeze mubijyemo neza nyine. Ubwo rero turabakunda yewe na Falida turabakunda. Fari turabakunda.